Bibiliya ivuga ko Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo. Twakuze tubyiga gutya, abantu benshi niko babifata. Ariko si iyi shusho mu by'ukuri ni iyihe? Ese nibyo koko umuntu asa n'Imana? Ibi se byaba bisobanuye ko Imana iteye nk'uko duteye? Ngewe mwumva ni Hakorimana Eliel. Tubahaye ikaze. Ibuka gukora subscribe kandi no kukazogera ujye ubona ibiganiro byacu bikoroheye. Ukoreshe ya ujye no muri comment inama zawe n'inyunganizi n'iby'agaciro kuri twe. Imana irema umuntu yamuremye mu ishusho yayo. Ariko iyo shusho yamuremyemo ntabwo ari ishusho y'umubiri nk'uko benshi bajya babivuga. Ahubwo ni ishusho y'umwuka, kuko Imana ntiboneka. Nta shusho igaragara Imana igira. Umuntu yaremwe asa n'Imana mu mbaraga, mu bushobozi, mu buryo bw'imikorere ndetse n'imyitwarire. Muri make, imyitwarire y'Imana ni nayo myitwarire y'umwimerere ya muntu. Ni ukuvuga ngo kamere ya nyayo ya muntu, umuntu ni mwiza kuko yaremwe ari kopi originale y'Imana. Hari imvugo abantu bakunze kuvuga bati umuntu afite kamere mbi. Iyi kamere baba bavuga, umuntu ayiga nyuma yo kuvuka mu nzira zose anyuramo z'imibereho, mu mico y'abantu abana nabo. Ni ibintu abantu bahererekanya ibisekuru mu bisekuru. Kamere y'umwimerere ya muntu mu by'ukuri si mbi nk'uko babivuga. Ahubwo dukwiye kumenya ububi bwa muntu mu by'ukuri ukomoka he. Ibi ndabikubwira kugira ngo wumve, usobanukirwe, umenye kuko wibona kubi atari we wowe wanyawe mu by'ukuri. Uko ubona mugenzi wawe kubi si wewe wanyawe. Ibi byahindutse kamere bitewe n'igihe kirekire. Imyaka myinshi cyane byamaze bihererekanywa, abantu babifata nk'aho ari ihame, babifata nk'aho ari ukuri. Ibyo ubona ukabyita bibi kuri wowe cyangwa no ku bandi ni ibintu byaje biratwikira, bipfukirana wowe wanyawe, bimera nka mask igaragara ko ari wowe, ariko nyamara atari wowe wanyawe. Kuba ibi bihari rero ntabwo bivuze ngo isura ya nyayo y'umuntu ntabwo igihari. Kuko turabizi twese ko iyo wambaye mask ukayikuramo, abantu bose barakureba bakakubona. Ariko iyo uri muri mask hagaragara mask, ikaba ariyo yitirirwa ishusho yawe. Ibiba abantu babyambaye nka mask bimara imyaka myinshi babihererekanya. Ibisekuru mu bisekuru birafata bihinduka ihame. Ibi bintu turi kuvugaho bishobora kuba imico, imyitwarire muri rusange, uburyo ukoramo ibintu byawe byose. Wakwibaza uti ibyo bipfukirana isura ya nyayo y'umuntu bigatuma agaragara nabi bituruka kuki? Ibi umuntu ubwe abifitemo uruhare. Bituruka ku kuba warabihaye umwanya cyane kurusha ibyiza, bigakura cyane, bikarusha imbaraga kamere yawe nziza. Tukiri hano ndakumenyesha ko turi kuvuga ku mico n'ingeso zimwe na zimwe mbi zisenya. Ibi ndabivuga gutya kuko hari ibintu abantu bamwe bashobora kureba ku bandi bakabyita bibi, atari uko mu by'ukuri ari bibi, ahubwo kuko batanyuzwe nabyo, nyamara mu by'ukuri ari byiza kuri bene byo. Ibi tuvuga birareba cyane cyane wowe ufite imico, imyitwarire cyangwa imigirire ubona ikubangamiye ukaba ukeneye kuyihindura. Umuntu ni ikiremwa kiri complex, ni kiremwe mu buryo buhambaye cyane, ku buryo bigoranye cyane kumenya uruhare afite mu bibera muri we cyangwa hanze y'umubiri we. Iyi ikaba ariyo mpamvu kenshi bigorana kugera ku byo umuntu ashaka, kuko hari byinshi utazi bibera mu isi yawe, bibera mu buzima bwawe, kandi bikagira ingaruka ku musaruro wawe ndetse no ku buzima bwawe. Ibi birakwereka ko ukwiriye kwimenya byimbitse, ugasobanukirwa imbibi zawe n'ibibera hagati muri zo, ukamenya uruhare ushobora kuba ubigiramo, ukamenya imbaraga n'ubushobozi ufite ndetse n'amahame abigenga. Ubuzima bwa muntu ubusanzwe buremwe mu bice bitatu. Hari igice cy'umubiri gifatika,
hari igice cy'ubugingo cyangwa ubuzima, hari igice cy'umwuka. Iki gice cy'umwuka nacyo kikaba kigizwe n'ibindi bice bibiri, harimo icyo bita conscious na subconscious mind. Ibi bice byose ni ingenzi mu buzima kuko kimwe kidahari nta kubaho kwaba guhari. Igice cy'ubugingo ndetse n'icy'umwuka byose ni ibice bidafatika bikorera mu mubiri wacu. Turibanda cyane ku gice cya gatatu cy'umwuka kuko iki gice nicyo kikugira uwo uriwe, ubumuntu ugaragaza n'akamaro kawe ugirira sosiyete urimo. Muri make uwo twita wowe, imico, imyitwarire, uko ugaragara kose bikomoka muri iki gice cyawe cy'umwuka. Iki gice cy'umwuka gifite ibice bibiri nk'uko twabivuze. Hari icyo bita conscious mind. Iki kikaba ari igice cy'ubwenge butekereza. Iki ni igice kigizwe n'ibitekerezo. Iki gice dufite ubushobozi bwo kukigenzura ku bushake. Ikindi gice ni igice cya subconscious mind. Iki ni igice ubushake bwacu butabasha kugenzura. Kikaba ububiko bw'ibintu byose bigena uwo uriwe. Icyakora ibi bice byose birakorana. Mu yandi magambo, igice kimwe muri ibi kibasha kuba cyakwivanga mu mikorere y'ikindi. Bivuze ko kimwe muri ibi bice kibasha guhindura imikorere y'ikindi gice. Ndakwibutsa ko iri somo rigamije gutuma wowe udukurikira uhinduka umuntu ufite control cyangwa ufite ubutware bwo kugenga ubuzima, kuko nibwo buryo bwonyine buguhesha kuba successful kandi ukagira success itari impanuka, ahubwo ukagira success kubw'amahitamo. Hari umuntu wigeze avuga ngo in spirit there is no competition. Ikintu uremye ukoresheje imbaraga zawe z'umwuka kiba ari umwihariko wawe, kiba ari umwimerere kuri wowe. Nta wundi muntu wabasha kugikora nkawe. Nubwo yabigerageza yakora igisa nkacyo, ariko gifite aho gitandukaniye n'icyawe. Mu bijyanye na business, ibi tubabwira nibwo buryo abantrepreneurs bahambaye, abashoramari bahambaye ku isi bakoresha kugira ngo bagere ku bidasanzwe. Iri somo nuryumva nta gushidikanya ko nawe uzagera ikirenge mu cyawe ugakora ibintu bidasanzwe. Sobanukirwa rero uburyo ushobora gukoresha imbaraga n'ubushobozi bwawe bw'umwuka ukarema ibintu bifatika by'agaciro ukabishyira mu buzima bwawe. Ukiri hano ukwiye kumenya iri hame: ibintu byose bigaragara biremwa mu bitagaragara. Bisobanuye ko mbere y'uko ikintu kibaho mu buryo bufatika kibanza kubaho mu buryo butagaragara. Iri hame kandi ni naryo Imana ubwayo yakoresheje irema ibintu byose. Mbere yo kurema icyo ari cyo cyose, Imana yabanzaga kukigira mu bitekerezo byayo, ikabanza kugiha ishusho mu buryo budafatika, yarangiza ikavuga iti nikibeho, maze kikabaho. Ndakwibutsa ko kuri iyi cano iyo tuvuga iby'ubuzima bw'umwuka ntaho bihuriye n'idini runaka, ahubwo turavuga ubuzima. Hari abumva tuvuga iby'umwuka bakagira ngo turavuga ku madini. Oya, ndagira ngo nkumenyeshe ko ubuzima bw'umwuka Imana itaburemeye amadini. Ubu buzima bwaremewe kugira ngo umuntu abe ikiremwa cyuzuye nk'uko Imana yamutekereje itaramurema, abe mu isi mu buryo bufatika kandi abeho no mu buzima bw'ubumana, agire imbaraga, agire power, abashe kugenga isi kuko umubiri ubwawo ntabwo wabashaga kubishobora. Ubu buzima bw'umwuka ni ubuzima buzi ibintu byose, ni ubuzima bubasha kureba ahantu hose, bubasha kugera hose kandi bushobora byose. Ubu buzima bukaba bugengwa n'ihame ryo kwizera. Tekereza neza, ibi turi kubivuga kuko dufite umubiri, turi hano kuko dufite umubiri. Ibuka ko ibyo twifuza byose tubikeneye kuko dufite umubiri. Igihe uzapfa, ibyo ukunda none ntabwo bizaba bikigufitiye agaciro.
ibyo ufite byose bigufitiye umumaro, bigufitiye agaciro gusa kuko ufite umubiri. Hari abavuga ngo ubutunzi ni iby'isi. Yes, nibyo koko, ariko umubiri nawo ni uw'isi. Ukiwufite nta handi hantu hashoboka ushobora kuba usibye kuri iyi si dutuyeho. Ha agaciro rero ubuzima, umubiri uwukunde, uwubahe ndetse uwiteho mbere y'ibindi byose, kuko icyo uri cyo cyose ugikomora ku kuba uri mu mubiri. Umubiri ni uw'isi rero. Ubutunzi cyangwa ubukire nabyo ni iby'umubiri. Imana yabigeneye umubiri wawe kugira ngo umererwe neza. Ahari ubuzima hagomba kuba n'ubutunzi. Iri ni ihame, niko Imana yabigeneye. Ibuka ko yabanje kurema ibintu byose mbere y'uko ikurema, nuko yari izi neza ko utabasha kubaho ahantu hatari ibintu. Igihe uriho rero, menya ko ugomba gutunga. Niba wumva ibuka budatunze, menya ko ari ikibazo. Niba wireba ukabona uri aho utakabaye uri, icyo nacyo ni ikibazo. Ukwiriye kugiha agaciro. Ntabwo ukwiriye gutuza, ntukwiriye kuryama ngo usinzire niba uzi ko ari uko ibintu bimeze ku ruhande rwawe. Kugira ngo ibi tubyumve neza, dukwiriye kubanza gusobanukirwa impamvu umuntu yaremwe. Ubundi abantu turi ibiremwa by'umwuka kurusha uko turi umubiri. Umwuka ntujya upfa. Ubuzima bw'umwuka ni ubw'iteka ryose, nk'uko Imana nayo ari iy'iteka ryose. Uyu mubiri tuwurimo mu gihe kigenwe, igihe gifite itangiriro kandi kikazarangira. Turi mu mubiri rero kubera impamvu. Hari impamvu ifatika ituma turiho. Niba wumva ibi nuko uri muzima, tekereza neza. Uraho uri kubera impamvu. Ntabwo uri hano gusa kugira ngo uhabe. Hari impamvu. Uhari kugira ngo ugire intego runaka wuzuye. Tangira buri munsi ujye wibaza impamvu uriho. Imana yagushyize mu mubiri kubera impamvu ifatika. Wifata kubaho kwawe nk'ibidafite agaciro. Mbibutse ko kudasobanukirwa ibi ngibi ariyo mpamvu hari abantu baba mu isi bakifata nk'aho ibiyiberamo bitabareba. Aba ndagira ngo mbamenyeshe ko baba bangiza umugambi w'Imana, kuko si cyo yabazaniye mu isi. Intego imwe rukumbi yatumye Imana ishyira umuntu mu mubiri, nuko Imana y'ubwayo yari ikeneye kubaho mu buryo bufatika. Muri make, abantu turi Imana ubwayo ituye mu mubiri. Imana yaduhaye inshingano ikomeye yo kubaho. Iyo uriho birayinezeza cyane kuko niwo mugambi wayo. Kubaho kenshi tubifata nk'amahirwe, tugahora n'ubwoba bw'urupfu nk'aho ubuzima tubwiba. Ibi ni umuco tugenda dufata uturuka ku bwoba kubera ko hari ibyo tudasobanukiwe ku buzima. Nyamara tekereza neza. Ibyago byinshi Imana ibikurinda utabizi. Wibwira ko ari ukubera iyihe mpamvu se? Ibaza iki kibazo gatoya. Ubundi wowe wirebye ubwawe nkawe ubona icyatuma ubaho n'iki? Ntekereza ko nta na kimwe. Umuntu kubwe ntabwo yabasha kubaho. Impamvu uriho ni uko utibereyeho ubwawe, ahubwo Imana ubwayo niyo ubereyeho. Uriho kugira ngo Imana ibeho muri wowe. Uriho kugira ngo Imana igaragarire muri wowe. Muri wowe niho Imana igaragariza ubwenge bwayo, ubwiza bwayo n'imbaraga zayo. Kubaho rero wibifata nk'amahirwe cyangwa impanuka, ahubwo nibwo bushake bw'Imana kuri wowe. Igihe cyose uharaniye kubaho kwa muntu, uba uharaniye kubaho kw'Imana. Ishimira ubuzima. Nkwibutse ko ibyo Imana yaremye byose, umuntu niwe wari intego y'Imana. Ibindi byose Imana yabiremye mbere y'uko umuntu aza, kugira ngo bizatuma abaho, bimutunge, bimuhe kumererwa neza. Ubutunzi rero
ni ingenzi, ni ngombwa, kuko budufasha kubaho neza, kandi iyo turiho umugambi w'Imana uba wuzuye. Ibintu byose Imana yaremye ikabihuza n'ubuzima bwa muntu, yabikoze kuko bifite icyo bimaze, kandi atari mu gihe kizaza, ahubwo muri ubu buzima bwa none turimo. Uyu mwuka w'imbaraga Imana yawushyize mu muntu kuko yari izi ko umubiri ubwawo utabasha kubaho nta mwuka ngo bikunde. Niba Imana yararemye umuntu ngo imubemo itari muri we, bisobanuye ko umuntu atabasha kuba yuzuye. Uyu mwuka tuvuga ni Imana ubwayo yicaye mu muntu. Uyu munsi umenye ko nubasha kuzamuriza imbaraga muri wowe, uzaba uri gukuza Imana mu buzima bwawe. Bizaguha gukanguka, bizaguha gusobanukirwa imbaraga ufite no kubasha kuzikoresha mu buryo bwuzuye, ugere ku ntsinzi. Ndakumenyesha ko iyi video ifite igice cya kabiri cyayo. Tuguhaye ikaze muri video ikurikira.